Shalom shalom bakundwa, mbahaye ikaze ku Ikamba Blooms TV, ni Sisi ugarutse mu kiganiro Life Care, tugire ubuzima bufite icyizere, ubuzima bufite icyerekezo, ubuzima bufite intego. Ndakwifuriza kugira ubuzima burabya, ubuzima butanga impumuro nziza ku bantu bagukikije. Buriya iyo ufite ubuzima bufite icyizere, bituma ugira n'icyerekezo, wamara kugira icyerekezo ukiha intego, wamara kwiha intego ukabasha kubigeraho. Izo ntego rero nizo zigufasha mu buzima, nizo ushyira mu bikorwa ukabona ibyo wiyemeje ubashije kubigeraho. Iyo umuntu atazi iyo ava ntamenya iyo ajya. Buriya ni byiza kuba ufite intumbero, ufite icyerekezo, ufite ikintu wumva ushaka kugeraho, uko byagenda kose ukora uko ushoboye kugira ngo ukigereho. Nyemera tuganire wowe wumva ko nta kintu ushoboye muri aka kanya, ukaba wumva wihebye, ukaba wumva ucitse intege, ukaba wumva hari ikintu uri kubura mu buzima bwawe, ndagira ngo nkubwire, nkuzaniye ijambo ry'ihumure, nkubwire ko uri uw'agaciro. Iyiteho, ikunde, gerageza ibishya. Byashoboka ko wenda uburyo wakuze cyangwa uburyo ubayeho, hari abantu baguca intege bakakubwira ko ntacyo ushoboye, hari n'abantu baba barashatse ugasanga uwo bashakanye yirirwa amubwira ukuntu nta kintu amaze, ukuntu nta kintu kuva babana yigeze abona cyangwa yunguka, akamubwira amagambo menshi amuca intege amusubiza hasi, noneho na bya bindi yari azi n'ubwenge yari azi akumva wenda nta koko bamubwira ati wa gicucu we ntacyo umaze, uri uwo kwirirwa wicaye, akumva koko ari nta kintu amaze mu buzima. Akenshi uko ukomeza wumva amagambo mabi mu matwi yawe, niko ugeraho kuko ukagira ngo ibyo bakubwira ni byo. Nagira ngo nkubwire ko atari byo, si byo? Kuba umeze uko nguko, nta bushake ubifitemo. Noneho wikemerera abantu ko niba ucitse intege nabo bagufasha gucika intege. Oya, ndagira ngo muri aka kanya ubyuke, muri aka kanya uhaguruke, muri aka kanya wiyambure ibyo byose biguca intege bikubwira ko udashoboye. Ni ukuri uri uw'agaciro. Niba uri umudamu nagira ngo nkubwire ngo uri uw'agaciro, urashoboye, kandi muri wowe harimo ikintu kinini Imana yagushyizemo, ahubwo gerageza ugihishurirwe. Gerageza ufate umwanya ubitekerezeho, uvuga ati ni iki Imana yanshyizemo, kuko Imana yakuremye igufiteho umugambi mwiza ku buzima bwawe. Rero gerageza uwo mugambi Imana yakuremeye uwushyire mu bikorwa. Wikemerera ijambo iryo ari ryo ryose riguca intege, wikemerera umwanya wose ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, sibyo? Wikemerera ko umutima wawe ubabara kubera abantu bagukikije cyangwa abantu bakubwira amagambo aguca intege. Gerageza wiyiteho, wikunde, niba ari umusatsi wawe mukeya uwusokoze, usige amavuta, wirebe muri miruwari, wibwire amagambo meza, sibyo? Ushimire Imana ko yakuremye gutyo, niba ubyibushye, niba unanutse, niba uri muremure, niba uri mugufi, hari impamvu Imana yakuremye muri ubwo buryo. Ishime rero, ushimire n'Imana. Hari abantu usanga batakireba, sibyo? Yariyanze pe, atakireba kubera impamvu zigiye zitandukanye, kubera amagambo, bimuca intege, ibimukikije, ubuzima ari kunyuramo, akumva nyine ntago akifitiye urukundo. Nagira ngo niba uri kunyumva muri aka kanya, wongere wikunde, wongere wiyiteho, wongere wumve ko uri umuntu w'agaciro. Erega niba n'urugo rwarakunaniye, sibyo? Nta ruhare wabigizemo, waragerageje uko ushoboye, ntacyo utakoze ngo rube rwiza, ariko wibifata byose ngo ukurikije uko sosiyete ikuvuga cyangwa ikwita, ngo byose amakosa yose uyishyiremo, noneho bitume birangira wumva uri igicibwa muri sosiyete, wumva udakunzwe. Oya, ntabwo ariko bimeze. Hari icyo utakoze se? Mbabarira ubitekereze. Hari ahantu wumva wishyiraho amakosa? Nta mpamvu rero kugira ngo ibyakubayeho bigutsikamire nawe ubyemerere ujye hasi. Koko ni ukuri uraba utumye umwanzi anesha kurusha, uratuma kwishima hejuru. Gerageza, ntabwo ari wowe wenyine, sibyo?
Erega niba ibyo byanze hari ibindi wakora bikemera kandi ukabikora neza. Hari igihe waba ufite abana ukabona abana bawe abantu bari kubavugaho ibyo bashatse babafasheho ijambo bitewe n'imyitwarire bafite, sibyo? Ntako utagize, wabahaye icyo wari ufite, wabahaye icyo wari ushoboye, warabasengeye, ariko Imana yemeye ko ibyo bintu binyuramo. Nta ruhare wabigizemo kugira ngo umwana wawe abe ari mu biyobyabwenge, nta ruhare wabigizemo kugira ngo umwana wawe uba utazi aho yirirwa cyangwa aho yaraye. Ndabyumva ufite agahinda, ndabyumva urababaye, ndabyumva wumva ari igisebo, ariko ntabwo ari igihe cyo kugira ngo utsikamirwe n'icyo kigeragezo uri gucamo. Umuzima ni uwawe, umwana muzima ni uwawe. Wikemerera Satani ko akwemeza ko abawe nyine bapfuye, ko abawe bananiranye, ko abawe bagiye mu biyobyabwenge, ko bagiye mu nzoga nyinshi. Oya, umuzima ni uwawe. Mbabarira icyo kigeragezo cye kugutsikamira, cye kugufata umutima ngo wumve ko nawe wiyanze, wumve ko wikunze, wumve utikunze, wumve ko hari icyo utakoze, wumve ko hari icyo udashoboye. Oya, gerageza urebe byibuze nubwo bari guca muri ibyo ngibyo, ariko ibyo wari ufite byose wagerageje kubibaha. Wikemerera Satani rero ko agutsikamira ngo wirengagize ibyiza byose Imana yagukoreye, ngo wirengagize ibyiza byose uri kubona, ucika intege. Ndakwinginze muri aka kanya niba uri kunyumva, wicika intege, sibyo? Haguruka urabagirane, umucyo utashye iwawe. Haguruka ugerageze ibishya. Niyo rega waba ufite abana 5, niyo waba ubyaye inshuro zingahe, wumva ushaka kwiga, wumva hari ukuntu ufite ipfunwe ry'uko utize ngo urangize, byashoboka ko utize kubera ko wareze ukiri mutoya, ubona ntabwo uri bwigishe abana nawe wiga, ugira impamvu nyinshi, ubona ni ngombwa ko ugomba gushakisha, wenda wapfakaye ukiri mutoya, umuntu wagufashaga kurera abo bana Imana yabahaye ntibigikunze bituma utiga. Ariko niba wumva umutima wawe ufite iryo pfunwe ko utize, wahaguruka ukabigerageza, ntarirarenga, upfa kuba ugihumeka wumva wifitemo izo mbaraga n'ubushobozi. Gerageza. Byashoboka ko waba warakoze business ugahomba, sibyo? Ukaba unagerageje gukora nyinshi ugahomba, ntabwo ari cyo gihe cyo kumva ko udashoboye, urashoboye. Gerageza ibindi bishya, gerageza kuko uri uw'agaciro. Nk'uko mpora mbibabwira ngo ubeho ubuzima burabya, ugomba kurabya mu buzima bumwe cyangwa ubundi, ugomba kugerageza, ugomba gutanga impumuro nziza, sibyo? Wicika intege, hari abantu uri kureberera, none se nibabona udahari umunyembaraga, nibabona udashoboye, bo biragenda gute? Hari abantu bagufata nk'icyitegererezo. Buriya nubwo wenda wowe ibyo uri gucamo, hari igihe ibintu umuntu aba ari gucamo biba bitamusa. Hari abandi bifuza kubaho nk'uko abayeho, hari abifuza kubaho nk'uko ameze, hari abifuza kubaho ubuzima bwawe. Rero wibaca intege, sibyo? Ishakemo imbaraga, wumve ko ushoboye kandi koko ukomeze ugerageze. Abakureberaho byibuze bakomeze babe fiyeri yawe. Ubuzima ni ubutunzi, ntabwo ari uburenganzira bwawe, kuko hari abo mungana bitabye Imana ariko wowe uracyariho. Rero ubwo butunzi ni ideni ufite kandi ugomba kuryishyura. Gerageza rero uribemo neza, uribemo wishimye, uribemo utanga ubuzima, uribemo wumva warakoze icyo ugomba gukora. Shakisha umubano mwiza hagati yawe n'Imana. Gerageza umuryango ufite ubanire neza, ushakishe umubano hagati yawe n'abana bawe, n'umutware wawe, n'abavandimwe bawe, n'ababyeyi bawe, n'abagukikije. Ubane nabo neza kandi mubane mu mahoro. Ishoremo, wishyiremo imbaraga kandi uzishakemo, cyane ko Imana hari ibyo yagushyizemo kandi byiza bifitiye n'isi akamaro. Noneho numara kubisobanukirwa, ugerageze ubiheho n'abandi. Ba mwiza mu kazi kawe ka buri munsi, ba mwiza mu mibanire yawe n'abandi. Gerageza ube mwiza kandi nawe wibere mwiza. Uri mwiza, uri uw'agaciro, uri uw'ingenzi, uri umutsinzi. Ntabwo gutsindwa ari wowe byaremewe. Uri mwiza, rekeraho kugendana n'abantu baguca intege, sibyo?
urakoze kubyumva cyane. Imana iguhe umugisha. Mwakoze kubana nanjye rero, nakagaruka.